Mwiriwe neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu birindwi bituma umuntu adatera imbere. Ese uri kugerageza kwiyubaka ariko ugasanga hari ibintu bigukomereye cyane ku buryo ubona gutera imbere ari inzozi? Dutega amatwi muri iki kiganiro. Iki kiganiro ni icyawe. Ese ukoresha umwanya wawe neza? Ukoresha umwanya wawe neza ni inkingi ishobora guhindura ubuzima bwawe. Menya impamvu widindira mu iterambere. Twihuse, ikintu cya mbere kitatuma utera imbere ni ukutagira intego mu buzima. Lack of goals in life. Intego ni ikimenyetso kigaragaza aho ushaka kugera. Iyo utagira intego uba umeze nk'umuntu urimo kugenda mu mwijima nta rumuri. Impamvu kutagira intego bigira ingaruka. Iyo udafite intego usanga utagira icyo wihatira gukora. Ibi bisobanura ko imbaraga zawe zikoreshwa nabi, nta kintu gifatika zubaka mu buzima bwawe. Uhora muri gahunda zidafite icyerekezo, ukajya ukora ibyo uhuye nabyo byose, mbese ikije cyose ukumva ari cyo wakora, mu mwanya haza ikindi bigakomeza bityo bikarangira ugerageje ibintu byinshi ariko ukaburamo na kimwe uha imbaraga zawe kubera ko nta ntego ufite. Urugero mu buzima, ushobora kuba ushaka gutunga inzu yawe bwite. Iyo udafite intego iboneye uguma gutekereza gusa ariko ntubikore. Ariko intego nyayo isaba kuvuga ngo mu myaka 5 nzaba mfite inzu, hanyuma ukandika icyo uzakora buri mwaka kugira ngo ya myaka 5 koko izuzure ufite ubwizigame bwagura inzu, cyangwa se waratangiye kubaka ya nzu yawe. Inama: tangira wibaza aho ushaka kuba uri mu myaka 5 iri imbere. Andika intego zawe ahantu habugenewe, ku mpapuro cyangwa mu gakayi kawe bwite mu byiciro. Ushyiramo intego z'igihe kirekire, intego z'imyaka 5 kugeza ku 10, intego z'umwaka umwe kugeza ku myaka 3, ndetse n'intego z'igihe gito, intego z'ibyumweru cyangwa amezi. Intego zawe zigomba kuba ari intego zisobanutse, mbese zirasa ku ntego koko, ziri specific, ari intego zipimika, ziri measurable, ari intego zishoboka, ziri achievable, ari intego kandi zigendana n'icyo wifuza kugeraho, mbese ziri relevant kandi zifite igihe kizwi, time bound. Ikintu cya kabiri kitatuma utera imbere ni ubunebwe, laziness. Ubunebwe ni imbogamizi ikomeye mu iterambere. Iyo umuntu yananiwe kwiyegeranya ngo akore, aba yishyira mu mwanya wapfushije ubuzima bw'ubusa. Impamvu ubunebwe bugira ingaruka: ubuzima bw'ubunebwe burangwa no gukunda ibyoroshye. Iyo uri umunebwe usanga utakaza amahirwe menshi yo kutagira ubushake bwo gukora ibigusaba imbaraga, kandi mu buzima akazi aka na kariya bisaba gukoresha imbaraga, dore ko ntacyo wageraho muri ubu buzima utiyushye icyuya. Iyo ufite ubunebwe, umwanya ugombaga kugukiza no kukuzamura ubutakaza uri aho gusa, nta kintu na kimwe ukora. Urugero rw'ubuzima: ushobora kuba ufite umushinga wo kwiga ururimi rushya, ariko kubera ubunebwe ugakomeza gutegereza igihe kizaza kitazwi. Aho gufata igitabo ukiga cyangwa ngo ujye mu ishuri, ukicecekera ukavuga ngo nzabikora ejo cyangwa ubutaha, nuko ukisanga imyaka ishize ari myinshi ntacyo wakoze. Inama: fata umwanya wo gutekereza ku ngaruka z'ubunebwe bwawe. Tangira kugenda buhoro buhoro, nko gukora iminota 10 gusa ku gikorwa runaka, hanyuma ukagenda wongera igihe buhoro buhoro. Emera ko gukora ibintu bimwe na bimwe bishobora kugorana, ariko nanone uko ugerageza bigenda bigushyiramo umuhati ndetse no gukunda bya bintu. Jya witanga mu gukora, kuko iterambere ryo mu buzima risaba umurava uhambaye. Ikintu cya gatatu kitatuma utera intambwe uzamuka uva mu bukene ni ukwanga guhinduka, resistance to change. Isi yose ihora ihinduka buri munsi, haba mu ikoranabuhanga, mu mikorere no mu mibereho y'abantu. Iyo umuntu yifungiye ku mico n'imikorere ya kera, aba yigizeyo amahirwe yo gukurikira abandi mu rugendo rw'iterambere. Impamvu kwanga guhinduka bishobora kugira ingaruka: kwanga guhinduka bituma usigara inyuma mu ikoranabuhanga, bikakubuza amahirwe yo gukoresha uburyo bushya bwo gukora ikintu.
ubuzima buhinduka cyane kandi umuntu udashaka guhinduka yisanga arasigaye atakibasha guhangana n'ibihe. Urugero rw'ubuzima: tekereza ku muntu utumva akamaro ka mudasobwa cyangwa telefone zigezweho twita smartphone. Abantu nk'abo usanga basigaye inyuma mu kazi cyangwa mu bucuruzi kuko banga kumenya uko ikoranabuhanga rifasha. Inama: jya wiga uburyo bushya bwo gukora ibintu. Kwakira impinduka ntibivuze ko wemera ibintu byose, ariko ugomba kwitegura guhangana n'ibihe bishya. Jya ushyiraho intego yo kwiga ikintu gishya buri gihe. Ikintu cya kane kitatuma utera imbere ni ukubura kwihangana no kwitanga. Lack of patience and commitment. Umuntu utekereza ko byose byoroshye kandi ko azatera imbere vuba, usanga akora ibintu bihubukiwe cyangwa akabivamo vuba iyo abona ko bikomeye. Impamvu kubura kwihangana no kwitanga bigira ingaruka: ushobora gukora umushinga mubi kubera gutekereza ko ibyiza bigerwaho vuba. Iyo udafite kwihangana byoroshye, uhagarika intego zawe igihe uhuye n'imbogamizi. Urugero rw'ubuzima: hari umuntu ushaka kwiga umwuga ariko bikamusaba gukoresha imyaka 3 kugira ngo abimenye neza. Iyo adafite kwihangana, ahitamo kubireka cyangwa gushaka inzira yoroshye, ariko ntibigire icyo bimarira ubuzima bwe mu gihe kirekire. Inama: jya wibuka ko ibyiza byose bisaba igihe. Iterambere ryo mu buzima ni urugendo, si urugamba rw'amasaha make. Tanga igihe gihagije mu bikorwa byawe kandi ntibigutere ubwoba kubona hari igihe ibyo ukora bitagenda neza. Twibutseho kandi ahangaha ushobora no gutangira gukora bizinesi ugahura n'igihombo gitangira, ariko ntabwo ucika intege, urahatana kubera ufite kwihangana. Ikintu cya gatanu kitatuma utera imbere: imyumvire ikennye. Negative mindset or poor mindset. Iyo umuntu atekereza ko nta bushobozi afite bwo kugera ku byo yifuza, usanga yishingikiriza impamvu zitamufasha. Umuntu utekereza ko bidashoboka atangira kuba adafite icyizere cyo gukora ikintu na kimwe. Impamvu imyumvire ikennye ishobora kugira ingaruka: gutekereza nabi kuri wowe bituma utakaza amahirwe, kuko nta gikorwa cyiza ushobora gutekereza gukora. Iyo udafite icyizere, usanga udashobora gutekereza ku bintu bigufasha gutera imbere. Urugero rw'ubuzima: hari umuntu ushobora kubona amahirwe yo gukora ubucuruzi ariko akavuga ngo nta bushobozi mfite, nta muntu ushyigikira, nta n'uw'iwacu wabikoze, nuko uwo mwanya akawupfusha ubusa. Inama: tangira kwizera ubushobozi bwawe kandi wemere ko kugerageza ariyo nzira iganisha ku gutsinda. Ibihe byose ujye utekereza uti birashoboka kandi nshobora kubigeraho. Ikintu cya gatandatu kitatuma utera imbere: kwikundira ibirangaza, being distracted. Ibirangaza birimo telefone, imbuga nkoranyambaga, ibirori no kwishimisha birenze urugero bishobora gutwara igihe cyawe. Uwakabaye akora ibintu bifite ireme, usanga arangariye mu bidafite agaciro. Impamvu kwikundira ibirangaza bigira ingaruka: ubwonko bwawe bitakaza ubushobozi bwo kwibanda ku kintu kimwe. Igihe cyawe cy'agaciro cyatakaye ntiwakigarura. Urugero rw'ubuzima: umuntu wakabaye akoresha amasaha 2 yiga cyangwa akora umushinga, ashobora gusanga yamaze akurikirana imbuga nkoranyambaga, nuko umunsi ukarangira nta kintu yagezeho. Inama: tegura gahunda ya buri munsi, ugena igihe cyihariye cyo gukora ibintu bifite ireme. Shyira kuri ibirangaza igihe uri gukora ibintu bikomeye. Urugero: fata umwanzuro wo kutazajya ukoresha telefone igihe uri kwiga, igihe uri gukora, mbese igihe uhugiye mu bintu bifitiye akamaro bizaguteza imbere mu buzima bwawe. Aha tubibutse ko kuba ku mbuga nkoranyambaga no kuzikoresha ntabwo ari bibi, ariko bigenera umwanya. Niba imbuga nkoranyambaga ugomba kuzimaraho isaha buri munsi, vuga uti mu gitondo ndajyaho iminota 15, saa sita 15, umugoroba 15. Umenye igihe cya nyacyo cyo gukoresha izo mbuga nkoranyambaga.
Ikintu cya karindwi kitatuma utera imbere ni ukugira inshuti mbi, choosing bad friends. Inshuti zacu zitugira abo turi bo. Iyo ugize inshuti mbi zikurura imyitwarire n'imico itagufasha gutera intambwe mu buzima bwawe. Impamvu kugira inshuti mbi bigira ingaruka: inshuti mbi zishobora kukuyobya ukibanda ku bidafite umumaro aho kwiyubaka. Uhora mu bidafite agaciro kuko inshuti mbi zitakwemerera guhinduka cyangwa ngo zikugire inama nziza. Urugero rw'ubuzima: ushobora kugira inshuti zikunda ibirori gusa cyangwa kwirirwa mu byo kwishimisha, ntibaguhe umwanya wo gutekereza ku mishinga yawe. Inama: hitamo inshuti zikubaka, zikwereka inzira y'iterambere kandi zikugira inama zubaka. Vana mu buzima bwawe abantu batuma ucika intege cyangwa bagushyira mu ngeso mbi. Icyitonderwa: ibi byose si ibintu byahinduka umunsi umwe, ahubwo buri munsi ushobora gutera intambwe ntoya igana ku iterambere. Umuntu uhisemo guhinduka bitangirira ku gitekerezo cyiza gishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro ariko neza. Iyo ukomeje uyu mujyo nta kabuza ubuzima bwawe bugenda buhinduka, buba bwiza ubireba n'amaso yawe. Kora subscribe kuri Menya XYZ. Ciao ciao.